Nshuti namwe bavane mwese dukomeje guhurira hano kuri studio Umutware, nonge ndagarutse ni jewe singira nkabo bikorwa Freeman turi kuganira. Ndacyari muri ya traffic, ntago ndayivamo. Ubu ngubu aka kanya ni saa 2:27. Ndagera ku kazi, gahunda yacu yarangiye yo kuganira kubera iyi traffic. Kandi ndi kugira ngo nkoreshe iki gihe cyanjye neza. Abanyamerika baravuga ngo igihe nta mafaranga, ariko genda babwiye nti igihe ni ubuzima. So ndashaka gukoresha ubuzima bwanjye neza mu gihe cyose mfite uko kingana. So muri uyu mwanya rero narindi kwabwira nti gupanga ni ngombwa, gupanga ni ibya buri wese. Niba kandi utagendera kuri gahunda, ukeneye gutangira kugendera kuri gahunda. Muri uyu mwaka turimo, aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waba uri muri Amerika y'Amajyepfo, Afrika, Aziya, Iburayi, aho muri ho mwese, nudapanga ubuzima bwawe, gahunda zawe, hari undi muntu uzaza kuzigupangira. Kandi gahunda zapanzwe n'undi muntu akaziguha. Ntuzigere na rimwe ukeka ko izo gahunda z'undi muntu zizakugirira akamaro wowe bwa mbere. Zizagirira uwo muntu akamaro we bwa mbere, wo bizakugeraho kubera ko ukenewe muri iyo gahunda y'uwo muntu. Twese turakenerana. Ntago rwose nanze ko hari undi muntu unkenera. Kimwe nkuko nanjye mbakeneye, kimwe nkuko nawe unkeneye cyangwa se ukeneye n'undi muntu. So aho rwose twese turakenerana, ahubwo ni nacyo kintu cya mbere hano ku isi twese duhuriraho. Turakenerana. Gahunda zawe uzankenera. Nk'umuntu ku giti cye, nk'umuryango uzankenera, uzakenera n'abandi. So wige uburyo unkoresha. Kandi ntugire ipfunwe ngo uri kunkoresha kubera ko unkeneye. Muri kumva? So ariko ntuzambwire ngo nze kugufasha ntaho mbona uri kujya, nta gahunda wampaye. Kubera ko nahitamo kujya gufasha umuntu ufite gahunda, unyereka uti dore icyo ngiye gukora ku murongo rwose, dore aho ngukeneye kuva aha ngaha kugera aha ngaha, kugira ngo bibe ibintu birangire. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ndagukeneye ngo uzaze ejo umfashe, ejo sinzaje ngufashe ryari. Tuzaba turi gukora iki? Ufite gahunda cy'icyo ushaka gukora. Bigomba kuba ari ibintu biri precise, biri neza bibaze. Kubera ko iyo bibaze ubuzi ibyo ukoresha uko biba bingana, ibyo ukeneye ko bingana. Rero ibyo udakeneye ntubisabe, ntunashaka kubikoresha, ureka abandi aribo babikoresha kuri icyo gihe wowe ntabyo ukeneye. So rubyiruko rero muri mu Rwanda, rubyiruko muri hanze y'u Rwanda, uyu munsi hagiye gushira hafi icyumweru umukuru w'igihugu avuze ko kwibohora muri iyi myaka 25 iri imbere bizakomeza. Ntabwo uzabasha kwibohora nta gahunda ufite. Ntabwo uzabasha kwibohora utazi icyo ugiye kwibohora ari igiki. Kwibohora biri mu bintu byinshi cyane. Nk'ubu ngubu muri aka kanya ndashaka kwibohora iyi traffic ndimo. Kubera ko buri munsi njya ku kazi, nyura muri uyu muhanda. Hariho amasaha iyi traffic bari mbi cyane. Mbi cyane. Nk'ubu ngubu nahagaze neza. So ntibimbuza kujya ku kazi, ariko nkeneye kwibohora iyi traffic. Nzayibohora gute? Nkeneye kugura kajugujugu kugira ngo mve muri traffic, cyangwa se nkibohora mu bundi buryo. Niba ntashaka kuguma muri iyi traffic ndimo, nshobora gufata train, cyangwa se n'ubundi buryo bwose bumvana muri iyi traffic kandi bigatuma nshobora gukomeza kujya ku kazi. Uko ni ukwibohora ku ruhande rwanjye muri aka kanya, bitewe n'ukuntu condition ndimo muri aka kanya zimeze. So namwe rero ni ngombwa ko mwicara hasi mukareba mu buzima murimo ni ibiki bitari kugenda neza, mubyandike hasi icyambere kugera ku cyanyuma uko bingana kose. Wowe nk'urubyiruko, wowe nk'umujene wenda utaratangira ubuzima, uzi aho uri gushaka ariko utazi aho ushaka kujya, ndagira ngo challenging, ndagira ngo ngushishikarize wicare hasi uyu munsi ukore gahunda.
gahunda yawe uzayinyereke. Mbibabwiye ku mugaragaro gahunda zanyu mufite mwapanze, abo muri bo bose, aho muri hose nuzipanga ukaba uzi icyo ushaka gukora, nzaza mbafashe tubashe kubikoraho. Mbibabwije hano ku mugaragaro. Yaba ari amafaranga mukeneye, ntago muzabura amafaranga mufite gahunda. Nzaza mbafashe tuyashaka ayo mafaranga. Imbaraga ntago muzazibura, nzabafasha tujye gushaka n'imbaraga, kandi nzi yuko namwe mwese muzamfasha kugira ngo dufashe umuntu wari wese wakoze gahunda. Tubivuge ku mugaragaro, ufite gahunda uwo ari we wese, gahunda iguteza imbere, igateza imbere umuryango wawe, turagushyigikira kandi ndifuza yuko ubifata serious. Igihugu gifite amafaranga menshi uyu munsi, ni amafaranga yawe. Wibuke ko igihugu ni icyawe, leta iragukorera. Umutungo w'igihugu ni umutungo wawe. Icyo ukeneye urabasha kukibona nimba gihari. Niba kidahari turashaka ugifite akiguhe. Ibyo ugomba kubishyira mu mutwe wawe. Ariko dukeneye kumenya uri kujya hehe, ufite gahunda ki, iratangira gute, irangire gute. Nimba kandi utazi nuko iyo gahunda uyigeraho, nibura uyigire. Hari abantu benshi bashobora kugufasha kubigeraho. So wikuru uti ndakora gahunda nta mafaranga mfite, ubwo ni ubuswa bubi cyane. Banza utegure gahunda. Ibyo gushaka amafaranga y'iyo gahunda ntago ari ikibazo cyawe muri uyu mwanya. Nimba ufite gahunda ukawifite nya gahunda, uzaho uri kujya. Mbaye wa mbere nkubwire nti uze unshake, ndaguha adresse yanjye aho ngaho hasi. Iyi si ifite amafaranga menshi, amafaranga ntago yari yaguruka ngo ajye ku yindi planet. Mbivuge mu Kinyarwanda, amafaranga ari hano ku isi, resources zose ziri ku isi, nta na rimwe zijya zifata vacances ngo zijye ku yindi planet, ku wundi mugabane. Kubera ko zitaza iwawe aho uri, ntago bivuga ko zidahari. Ugomba kuba nk'umukobwa mwiza, uri attractive. Attractive ni iki mu Kinyarwanda? Ni gusa neza. Usa neza gute muri gahunda? Nimba mbonye gahunda ya nkavuga nti uzi n'ikindi nguha amafaranga ngahe, ngomba kwikunda ku buryo insaza mu mutwe mvuga ati icyo uri gushaka gukora ndagishaka nanjye, ndabona ko nanjye kizangira akamaro. Nimba gahunda yawe idashobora kugira abandi bantu akamaro, bizakugora kugira ngo ubone imfashanyo. Gahunda y'umuntu umwe wifasha wenyine, nta muntu n'umwe uzaguha ifaranga na rimwe. Gahunda abandi bibonamo ko bizabagirira akamaro, resources zizaza zose. Niyo mpamvu rero utakeneye guhangayikira aho izo resources zizava, ariko ukeneye gupanga gahunda. So mbabwije hano, mbibabwiriye ku mugaragaro, gahunda mufite, gahunda wowe ufite cyangwa se nk'umuryango, gifate uyikore neza, aho itangira naho igana, naho irangirira. Ndaza kugufasha kwigeraho, byaba ari mu mafaranga, byaba ari muri za resources, ndagufasha dushaka uko tubigeraho. Simvuze ko ndi banke kugira ngo mwese muguti tumaze kubona banke nshyashya, ntago ari byo ndi kuvuga. Ariko mvuze yuko guhangayika ngo ikeneye amafaranga ameze gutya na gutya wibijyamo. Hari abantu benshi uyu munsi babeshejweho no gushaka gutanga amafaranga yabo, ariko kuko utabazi, utari wabamenya, uyu munsi niyo mpamvu kiri broke, nta kintu wari wabasha kwigereraho. So nifite gahunda zanjye ndi kuzikurikirana, nawe panga gahunda zawe. Nk'umuryango mupange gahunda. Muri iyi myaka 25 twese tugere kuri gahunda twiyemeje, n'igihugu kibashe kuvuga ngo twabigezeho. Ya minota yacu irageze. Ndabashimiye cyane, nigewe singera nkabo bikorwa Freeman hano kuri studio Umutware. Ndabakunda, ndabifuriza byiza kandi mugire umunsi mwiza. Turasubira.